Igitondo cyiza ku bakunzi ba Mwiki Official TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Kwizera Wilson. Rero ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iramenyesha abakoresha n'abakozi bose bo mu nzego za leta nizikorera ko kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere Gicurasi mu mwaka wa 2026 ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Turanababwira ko kandi Kiliziya Katolike yo mu Rwanda yatangaje ko yatangiye gukora iperereza ku itsinda ry'abantu biyita abatowe rivuga ko ryashyizeho umuyobozi waryo wahawe izina rya Papa. U Rwanda kandi rurimo gutegura kugenzura ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku bana bari munsi y'imyaka 16. Reka nanjye mbane nsome ku gasururunze turambure aya makuru yacu. Ikaze nanone kuri aya makuru yacu ku buryo burambuye kuri Mwiki Official TV channel y'abanyarwanda bose muri rusange. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iramenyesha abakoresha n'abakozi bose mu nzego za leta n'abikorera ko kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere Gicurasi mu mwaka wa 2026 ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Ubwo bishatse kuvuga ko uyu munsi umuntu wese uzi ko hari umukozi n'ikiruhuko nimuze kwigora cyangwa se abafite ababakoresha ngo baze kubakoresha kuri uyu munsi. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Kiliziya Katolike mu Rwanda yatangiye iperereza ku itsinda rivuga ko ryashyizeho Papa waryo. Kiliziya Katolike mu Rwanda yatangaje ko yatangiye gukora iperereza ku itsinda ry'abantu biyita abatowe rivuga ko ryashyizeho umuyobozi waryo wahawe izina rya Papa. Ibi byamenyekanye nyuma y'amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu bateraniye hamwe mu gikorwa bavuga ko ari cyo kimika uwo bita Papa mubyeyi w'aba batowe. Uwo ni Harerimana Faustin wahawe ibimenyetso birimo inkoni, umusaraba ndetse na Bibiliya ntagatifu. Harerimana avuga ko buri mukirisitu gatolike wabatijwe aba ari uwatowe kandi ko afite ubutumwa bwihariye. Ku ruhande rwa Kiliziya Arikiyesikopi wa Kigali Antoine Karidinali Kambanda yavuze ko ari gukusanya amakuru kugira ngo bamenye neza iby'iri tsinda no gukuraho urujijo rwavutse. Abapadiri batandukanye bagize icyo bavuga kuri iki kibazo, bagaragaza ko Kiliziya igomba kubanza gusuzuma neza aho ibitekerezo byaturutse. Hari abavuga ko nimba bashingiye ku mabonekerwa Kiliziya itabyemera kuko ishobora kuba hari inyigisho ziyobya abayoboke. Hari kandi ibibazo impamvu iri tsinda rikomeje kwiyitirira Kiliziya Katolike nyamara rikora ibintu binyuranye n'idini. Ibi byose bibaye mu gihe Kiliziya Katolike mu Rwanda imaze igihe kinini ikorera mu gihugu, ifite abakirisitu barenga 5 miliyoni n'inzego zitandukanye zubatswe mu myaka irenga 125 ihageze mu gihugu cy'u Rwanda. Turanababwira ko kandi u Rwanda rwatangiye igenzura cyangwa se ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku bana batarengeje imyaka 16. Ubwo n'uguhera ku myaka 16 kumanura hasi. Government cyangwa se guverinoma y'u Rwanda iri gutegura itegeko rigamije kugabanya ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku bana batarageza ku myaka 16 mu rwego rwo kubarinda ingaruka mbi zituruka ku ikoranabuhanga. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation Ministry, igaragaza ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abana benshi bakiri bato bakoresha telefoni n'imbuga nkoranyambaga mu buryo bushobora kubagirira ingaruka mu mitekerereze no ku myigire yabo. Minisitiri Ingabire Paul yavuze ko hari kurebwa uburyo amategeko yashyirwaho kugira ngo aba bana batujuje imyaka 16 batemererwa gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko byatangiye gukorwa mu bihugu bimwe na bimwe. Yasobanuye ko ibi bizajyana no gukorana n'ibiganiro by'itumanaho kugira ngo hashingirweho uburyo bwo kugenzura no kubuza abana gufungura cyangwa gukoresha konti zabo bwite muri zino mbuga nkoranyambaga.
nubwo iri tegeko ritazakuraho burundu ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga, biteganyijwe ko bizabigabanya cyane cyane ibishobora kwibasira abana n'ihohoterwa ririmo ibidakwiye. Ku rwego rw'uburezi, Minisiteri y'Uburezi Minadik iragaragaza ko telefoni zituma abanyeshuri barangara cyane mu masomo, bityo bikagira ingaruka ku myigire yabo. Niyo mpamvu ababyeyi basabwa kujya bagabanya cyangwa bakagenzura ikoreshwa rya telefoni ku bana babo, cyane cyane mu gihe cy'amasomo, batibirengagije no mu gihe cy'ibiruhuko. Ubushakashatsi bugaragaza kandi ko abana bato cyane cyane batarengeje imyaka 3 badakwiye na rimwe gukoresha telefoni, mu gihe abarengeje iyo myaka bagomba kuyikoresha mu gihe gito kandi igenzuwe. Inzego z'uburezi n'ikoranabuhanga zemeza ko nubwo iyi koranabuhanga rifite akamaro kanini mu kwigisha no kwihugura, ari ngombwa gushyiraho ingamba zirinda abana gukura bahura n'ibihungabanya cyangwa bibangiza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndumva Minisiteri y'Ikoranabuhanga ndetse na Minisiteri y'Uburezi yafatiye ingamba abana bari munsi y'imyaka 16, ariko bino bintu byari bikwiye muri rusange, kuko wasangaga umwana w'imyaka 16 ari urimo kubica bigacika kuri za TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, akibagirwa ko akiri umwana akeneye kwitabwaho cyangwa se akurikirane amasomo nk'uko byateguye. Ngayo nguko aya ni amakuru mukurikira buri munsi mu gitondo ndetse na nimugoroba kuri Mwiki Official TV. Mwari muri kumwe nanjye Ukwizera Wilson, umuhungu w'Abanyarwanda. Mukomeze kugira amahoro ndetse n'intangiriro ya weekend nziza.